Wezo mugisha turaba mama banyo Jerusalem tuguhaye ikaze ubu liste twari dufite nimba ari 50 ubu nyine nawe waye wa 61 mwiriwe yemwe abantu bari kuri runo rubuga rw'ubukwe ndabaramukije cyane abari mwiriwe abari mwaramutse isigaye yagumye kuba amatambi bamwe buri mu kwira abandi bukeye ndabaramukije no guhumigwa narinje kuvuga ku bantu bari hano muri no groupe y'ubukwe yemwe iyi groupe simpangira ngo ni y'ubukwe ariko none uko ndareba nkagira ngo none abantu ni nkaho mushobora kuba mwaribagiwe ko buno bukwe buzoba mushobora kuba muri mu kubwitiranya n'amakwe yandi yabaye yashize mukagira ngo none nabwo bwarashize ubukwe ntiburaba nejo bundi kandi iminsi gayageze cangwe none muri mu kubwitiranya na burya bw'ikana bwa bukwe bw'ikana buriya bukwe bw'ikana Yesu yari yatashe ni nabwo bukwe bwa mbere Yesu yari atashe Yesu ngo yarabutashe ngo abugezemwo abantu ngo barashikana ngo bashikanwe nyina wa Yesu bari kumwe nyine yarakiri na muto bakiri kumwe bari kumwe na nyina gakurura abaprotokolo ngo amare kubakurura garababwira ngo ati nimugende muzana amazi tambara amayahindura be divayi ngo nizo zari zabashiranye n'ibindi Yesu garagenda ahindura ayo mazi abadivayi n'ubukwe Yesu yari yatashe yari yabugiyemwo abutaha nyine nkuko uza wamutaha ubukwe bw'inshuti yawe ni posho no ngomara hindura amazi kuba divayi kandi bari mu gushaka gukeka ko impamvu nyine byaje kubacikana bikabadaga bageze hagati ngo nuko abantu bari barashizwe mu rubuga rw'ubukwe buriya bukwe Yesu yatashe abantu bari barashizwe mu rubuga rwo gutwerera nkuru nabo ngo bari barasheshetse nkuko ngo bamare gucecekaga nyine ubukwe bumaze kubaga niko baje gucikanwa abantu bamwe manshi ngo bamaze gufata imiheha bayigumana mu ntoki noneho nyina wa Yesu abirebye bimutera nk'isoni niko kubabwira ngo nibazana amazi tamba yahinduremwo divayi none ubukwe nabwo kubona bugereranya na buriya ni buriya bukwe bwonyine Yesu yatashe ubundi bukwe azotaha ni bumwe gusa twagiye tuririya hejuru ubukwe buzoba mu ijuru twagiye twese none nyabura abantu ni mutange ifaranga mureke guceceka iminsi yageze y'ubukwe harabura iminsi mikeya cyane ngo ubukwe bubi kandi nyine ubukwe burimo bumeze neza nibwo buzabumera neza ubukwe abantu batajamwe ngo batahane imiheha mu maboko tafazare abantu ni mutanga ifaranga murakoze cyane ahantu hari generali uri uyoboye irantara ni generali n'umusirikare ari hariya ariko ibintu bikabira mu maso yareba afite n'igipolisi kiraho ngaho n'izindi nzego zishinzwe umutekano areba ntibagire ikintu babivugaho ntibagire ikintu bakora kandi ejo bundi hari abaye inama ibujumbura yo kugira ngo barebe ko umutekano wagaruka niyo mpamvu mbona yuko iriya nama nta kintu izageraho insengero mu gitondo hari amakuru ari gucicikana insengero z'abanyamurenge bashenye mu Goma urumva ibintu nk'ibyo bigayitse igisirikare cyangwa se gufata abaturage ukababwira ati mugende mujye gutera barunaka buriya rero leta igiye gutsindwa ni kuriya bitangira buriya kira ni ikimenyetso kigaragaza ko leta ya FRDC yatsinzwe ananiwe niba urwana n'abantu bafite imbunda ukagenda ukabarasa ukajya guhohotera abaturage ukajya gushira imyigaragambyo ukabwira ubwoko bumwe ngo nibutere ubundi bakora imyigaragambyo cyane ikimenyetso kidashidikanywaho yuko ubuyobozi bwa bwakunaniye niba uyu munsi insengero za bene wacu abanyamurenge hariya igoma bagiye bakazisenya bakazikuraho amabati bagasenya ndetse zikaba zagwe zikagwa no ku bantu urumva ko kiriya aha urugo rwubakwa n'ibanga nyamwunda kubwira abantu iyo ndi kubigisha inyigisho z'umubano mwe ati nugera mu rugo
ugasanga umugabo wawe arya ikiro cy'ubugari, ntabwo uhamagara marene umubwire ngo mare wa mugabo wanjyanyeho arya ikiro cy'ubugari, ahubwo usenga Imana ikaguha imbaraga zo kubusonga. Nuko urugo rugira gute rwubakwa usenga. Urumva man cyangwa ugera ahantu bakomeretsa bariri ibisheke ukamusubira muri bijya bariye man, kandi n'umunyenga mwinshi cyane ngo ndibazi gukanje aho kana makazi imwe kurya ibishishwa by'imineke. ibishishwa by'imineke ibyo yari lunch ntabwo kurya ibishishwa by'imineke man. Dabara amadineti rero hariwe nanga ari TV and radio niyo reka bibe radio rero wakure TV kaba radio dukoreze ikiganiro FM ni skwa akayiraze ni umugome man tuzamure ufite icyo kibazo aba mugani niba warongeyeho radio duteganyaga ko n'igihe cy'imvura wazi ukomeza akazi abantu bakumva amajwi kandi bari kubumva nubwo batari kubabona ese ninde batabona cyane muri mwebwe nde bambona yanza mizobe cyane ku wa gatandatu. vuze ko mwaturanye n'abafurero cyane niki kihe kintu uzi kumbura mu bafurero ku bafurero kwa afurero ukujima ono oya bagaza bihwereza sebana bagazaje none none se uzijiyo mu ngeri no mu bukara no mu bzufuka wayihwanya nino jiya ahangaha wese nizo je ahubwo uziko biriya bintu byose by'iwacu zose ni umuti byinshi. Uziko hano wakomereka ukamuyora umukungu ugakamena mu gikomeri man, ukajabwira mu rugo cumye wangu turware titano urabeje oya ni bagazashira oya bagazabashiraho imitembera man. oya nivushango man, twebwe mugira gute umukungu ugasuka mu gikomeri itatara yogera ruguru gute. Mwokozi Yesu nimemwamini, kwake nimetarajia mambo yote, nimempa maisha yangu ili yeye ayatawale. Bwana Yesu nitakutu. Sema kwa jina la Yesu. Simu yangu hii inaingia pesa. Wewe network ya M-Pesa kwa jina la Yesu. Come. Tingisha hiyo simu hivi. Ikamata network. Tingisha tu. Na utingishe kwa imani. Usitingishe mara tunasema utingishe. Tingisha kabisa. Tingisha tena. Tingisha haya, inua juu kabisa. Sema kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, naomba simu yangu hii kabla ya Thursday nitatoa mu batutsi bose bari hariya muri Kongo nta numwe muri ya guverinoma wageze aho Ruberwa yageze. Ese Ruberwa we aratekanye, bamuhagaritse ku kibuga cy'indege, aratekanye, niwe bahagaritse Ruberwa, wowe undi usigaye ninde? Nta wundi. Niba Moyize avuga bakamwirukana muri parliament, niba umuntu gutya agenda kuri moto bakamuvana kuri moto mu bantu bakamwicira hariya, abantu ntagire n'umuntu numwe na nyumba kumuvuga ngo mumureke. Agaciro kawe wowe udashaka gufasha bene wanyu ngo basubireyo,
w'agaciro kawe uzakavana he? Umuntu arashobora kwibaza ati se ejo bundi ko Wiringoma yavuze ati ahantu hose hari umuntu urengana, by'umwihariko aba yari umututsi urengana, ahantu ariho hose azaba ari tuzahamusanga kandi tumurenganure. Ni iki bishatse kuvuga? Ni ukuvuga ko iriya ntambara idafite guhagarara, ifite kugarukira. Iriya ntambara jiste bigiye bitubabaza, twebwe ntabwo turi benshi nk'abanyamurenge. Abanyamurenge niba turi benshi turi nka 1/10 cy'abanyamurenge, ariko Sematama nuriya makanika birirwa batabaza nk'abantu babatabare, bene wabo birirwa muri ma protector no mu binyozi bari gutembera, ababyeyi ahubwo bakajya gushaka amakuru. Rero sinzi impamvu abana b'abanyamurenge n'urubyiruko dufite ahubwo birirwa babyina ibisirimba, ukabona bari gusimbuka abandi bakazamura amaguru bagaramye, nta butwari burimo. Kuko niba nta muntu wasenga kuruta Dawidi, ahubwo hano bakirwa hari ibintu byonjyangaya cyane, ugasanga abanyamerika bohereje amafaranga, abandi bagize gute ngo tugiye mu Kiriyo ngo kwa Manyonga, ngo tugiye ngo harango kwa Gahungu, ngo ariho duhurira twese ngo abanyabyinshi. Ni byinshi sibi, ni benshi bahe. Biterwa nawe havuze cyangwa se icyo uri kuvuga. Ikintu cyagushimishije kurusha ibindi mu buzima? Ikintu cyashimishije kurusha ibindi mu buzima nacyo ntago kiraza. Muri make mu yandi magambo ntabwo urakiza? Numva ko hari ibyo ntakishijweho neza, niyo mpamvu nyita nkubwira ngo ndi mu rugendo rwo gukizwa. Kubw'amaraso ya Kristo bizagenda neza. Zumvikana cyane ku rwego rw'isi, ugasanga zikunzwe n'abantu benshi, kubera ko nyine babona harimo umuziki, urumva